papa shashiri nari ndushye byatari. Wari watinze se wari wagiye? Nyine nabumva navuye mu kazi ntangiye kureba Patrick Nyabugogo. Mpamvu wari watinze ariko shati yawe iranasa nabi. Yasugira ngo kora akazi umuntu akora wabura aho ahurira n'ibintu by'imyanda. Ushyira amazi muri dushe. Ndaza koga mu kanya. Batiri amakurusi. Amakuru ni meza mwebwe. Namwe mumeze neza. Turaho. Duherukana cyagiye mu bukwe ariko nahise mbabura neza. Ni iby'isi nyine ntamenya. Urabona atarabaye igezero n'umunange. Yabaye boss. Namwe ajyana nagaro mu cyaro pe. Suriya kari umusitari n'undi wo mu cyaro. Aya? Mugani. Sura na mukuru. Chérie. Patrick nyine. Urabona nyine babizi ko mwaka ushize rwarangije kwiga. Rero nyine biganiro no mu rugo navuga nti hano ko n'ubundi rwa ruganda nkoramo ari runini cyane. Kandi urabizi ko n'undi byo control ibintu byarwo ni bishinzwe. Nanavuze ngo rero n'ubundi aho kugira ngo akomeze yicara mu rugo ikamuzana kugira ngo abupfu gusa wenda n'ubundi aba boss buryo nzabatekinika mushakiramo akazi aho kugira nyine bagumeye. Birumvikana. Nari nabisabye mu rugo barabyemera cyane ko n'undi aba yicaye ubwo nta kintu ari gukora. Agiye korera abantu iminsi mike. Ntabwo nabyanga. Ntabwo nabyanga rwose ko ntacyo tubuze se. Ni karibu. Murakoze. Ariko usigaye witonda. Ntabwo ari kwitonda. Wajya ngo ufite isoni kandi ari umusore. Kubera ko nawe ari ubwa mbere mba mpageze nanabonye. Si ubwa mbere mwicayemo uganira nawe. Kereka cyajya kiri umukobwa nibwo twa. Za soni zawe za kera ziracyahari pe. Zizashira ariko nyine nitugenda tumenyerana. Urasugira ngo no kugira isoni ku bantu bangana natwe ujya se ngo ku bantu bungana byagira isoni. Birumvikana rwose uyageze. Patrick ni karibu rero urabona ko na madamu ntari bi. Nyine tuba tubigenza kuri sherize rero kubyo kurya cyane. Ubwo naba nicaye bidahari. Ahubwo reka mbakire. Sibyo? Ku meza. Nta kibazo. Patrick sigara aho nyine. Bora tugiye kurya ameze. Bitese. Patrick. Karame. Waramutse ute? Namutse neza. Wowe se? Nawe ndaho. Nze neza. None se? Mba nakugoye waretse nka gutuma akantu ku muhanda. Ku muhanda nagake? Urajya kunzanira ikirungo nyine nari mbonye byashize kandi nawe naguze bihagije ariko nyine sanze byashize. Nzana amafaranga. Genda ndaza kuyohereza kuri telefone ujye kuri ya boutique tujya duhahiraho cyane. Bafite code ndayashyiraho. Koko se? Akoze shaki. Nuko mbona none umunsi wambaye neza. Cyaze Grafre ni umunyamahirwe kabisa. Hano ari ibya danje. Cyangwa ni ibya bintu byanyu by'abanyakigali,
Nta nyine umva twiberaho uko nguko nta muntu aba areba undi. Nise tuvugishije ukuri amatako nayo koko. Ugeze ku matako gute kandi? Aya ni ukuri kw'Imana ntabwo ni ibintu biba bigaragara. Ese nimba mbibonye nari kubura kubivuga. Uragira ngo twisekere nta kintu. Reka ntabyadanje n'ibindi byose nta kintu tuba twitayeho. Twiyambara uko dushaka nta muntu ujya ureba undi nyine. Ariko i Kigali abatandukanye no hariya mu cyaro cyane so ubibona niyo uri kuza nta bintu bishyirwa na mwambaye njyewe mba numva ewa ibintu utapfa bita wegereza ku bwonko. Uze n'umugore wa mukuru wawe wamutindaho koko. Ni wowe se? Ese wowe ubona hari aho utandukaniye n'abandi bakobwa? Ubu se urabona nyiri umukobwa umugore ungana uko? Nese kuba nese umuntu akubonye ugenda ni iki kintu yagutandukanyirizaho n'abandi? Ibyo tubyihorere ahubwo nyarukunzanira icyo kirungo nyine ndagikeneye cyane. Ahubwo mba ndi kwibaza use koko mwana yanjye aya matako koko. Kata. Ese ibyo bintu gukora uko wabitekerejeho? Kubera iki? Kandi ari wowe biteye nyine. Yego. Basi nta kundi ngaho igendere. Okay. Reka ngende ubwo nizere ko amafaranga wayohereye. Ngenda ndaza kuyashyira kuri konti. Sawa ubwo nengera ugasanga uri kumbeshya. Ako yisubira ako kantu si sawa ubutambitsemo. Gute se ubwo? Aha. Hano biki gihe. Niki? Ubusi iki gitondo ubundi ubwo ugiye. Singiye mu kazi koko. Urabizi akazi k'abandi ntagakoze byaba bibi cyane. Shana uba wazi ubu. Mba nazindutse nyine ariko. Watahiye nawe. Nise ko ubwo mukuma ngomba gukora akazi kugira ngo tubeho. Usigaye muramukumva. Ahubwo shireka mfunga vuba sibyo. Basi n'umunsi ndatahanye. Ndihuta basi yo. Ndataha kare. Nshaka kurwumana. Nashari n'undi. Tuzabona umwanya uhagije munini cyane wo kuganira ku cyumweru ninirwa hano. Sibyo? Yego. Gareka ngende sibyo? Nzara ku muryango. Thank you. Ubwo rero kumera Patrick ajya gufasha ibintu byose. Ntabwo uramubonera akazi Patrick. Oya ndi kubiganaho na manager. Ariko ntabwo byarenze ukwezi narakamubonera. Okay. Ndagukunda. Kandi ndagukunda. Neze gute? Neze neza hanze. Ibitari kuba ariko twavugana. Ko wazindutse se byagenze bite? Nayimerekeje shaka ngaragiye ku kazi. Kari akazi kabo nako nyine. Igarafu yaragiye. Reka mbere nisubire kwiryamira. Hari ikintu nshaka kwanza kukubwira. Nyine urabona hari ikibazo nshaka kukubaza. Sinzi nyine ibintu njya numva ariko nyine sinzi nimba ari byo. Njya numva ngiye abantu ngo bashakanye kabarara bambaye ubusa. Sonaya. Patrick ufite utubazo nk'utw'abana. Ariko nibarizaga nyine bisanzwe tu. Ubwo se ubwo urabona ibyo ngibyo bikenewe ubaka kanya. Kubera ikiza. Ubwo se ubwo mu by'ukuri ibintu mbajije bitekerejeho. Nibarizaga bisanzwe kandi nawe nari. Genda ntukabaza ibibazo by'abana vamo nzana ugendere. Tokase. Akantu nshaka kubwira. Ikize. Ufite ibitotsi se? Shamba bararira so Patrick ubundi bugira ngo tuganire ibiki koko. Twaganira se nk'abantu babana mu rugo ntabwo tuba tugomba kuganira. Nyumvira nawe ibibazo uri kubaza. Umuntu mukuru ubwenge. Ntabwo nari nkomeje. Tubaza rero ibintu bifite gahunda. Ngo va mu nzira njye kwiryamira ndikumva naninaniriwe. Va mu nzira se. Nyumva ariko. Banze nyumve basi. Nimba ufite ibitotsi waza tukajya kuryama nari mu cyumba cyanjye kuko urabona grafre yaragiye kandi ngo mwari
ariko mana noneho naragenze ndabona njyamana nawe kubiseka karabaye none si Patrick unabonaga witonda uri umwana mwiza ubundi ayo magambo ninde uri kuyakwigisha si byo si ibintu bisanzwe nisi ngaho maze muri Kigali umaze gusara ese byibura nta nubwo ujya ubona urungano rwawe ngo babaze ibibazo byose uba ushaka kumenya uratinyuka ngo njye nawe tujye kuryamana ese kujya mu cyumba tukaganira urumva atari ibintu bisanzwe abantu bose bakora cyane ko nimba unamfata nk'umwana waba ugomba kunganiriza ukanagera no mu cyumba cyanjye reka da cyangwa mama sha muri aka kanya nta gisubizo ngo ufitiye pe ndi kumva ibibazo byose uri kumbaza nta gahunda bifite ubwo iminsi yose uzajya uri umeze gutyo utanahinduka mpinduka gute Patrick ubundi reka nkwibarize reka nkubaze ubundi urashaka kugera ku yihe ngingo vuga ikintu ukeneye muri aka kanya tukimenye kive mu nzira yesu ikibazo mfite ntacyo nzi nyine niyo mpamvu nikubajije ndashaka ko mu mahirwe nkabyibuza njyewe akwiyereka nyine wowe ukaza mu cyumba gusa ubundi ukareba hari igihe ushobora gusanga ibyo bintu uri kuvuga ngo ndi umwana ushobora kuza kubona ukuntu ndi umuntu mukuru cyane gusa uri umuntu mukuru gute wowe uraza kubibona njye nakubwiye ngo urasa ku ntego y'ibintu nyeneyeho tubirangize njye ntakikubwiye ni igiki se nshaka uko nshaka kugera mu cyumba ukagera mu cyumba cyanjye reka da umva Patrick igira rwose ntacyo naburanye umugabo wanjye iraza Let's do inzoka iri hese nyine ko ntayo mbona njyewe nimba nta nzoka ndi kubona wakumvishije ibyo ndi kukubwira ukande none se Patrick uri kumvuramo imyenda oya ahubwo kuramo n'akantu k'imbere kuramo sha nkwereke kuramo kuramo imyenda hari ureba yose uyimazeho we ni akanya gatoya ntabwo turi butinde oya ariko mbabura basi tuzabikora ikindi gihe numva noneho ko basi ndabikwemereye tuzabikora ariko mbabara uyu munsi si tubikora utyo sha